Yes, arakora. Nukuri arakora. Nukutarasubizwa. Uza kuko umutima Yesu arakora. Atuye inyuma y'ibihe. Mukuru kurusha itangiriro. Haleluya, haleluya. Nongeye kubashimira Imana kubw'uyu mwanya mbonye tugiye kongera kuganira ijambo ryayo. Muri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel, kandi tugiye kuganira ku ijambo dusanga mu Bafilipi igice cya 2 umurongo wa 12, komeza kutubwira ibyo kwizera umwami Yesu. Uravuga ngo nuko abo nkunda nk'uko iteka ryose mwajyaga mwumvira uretse igihe mari gusa, ahubwo cyane cyane ntahari, muba ariko musohoza agakiza kanyu mutinya muhinda imishitsi. Amen. Yes, arakora. Nukuri arakora. Hano turabona ijambo ryiza ritubwira bya Kristo ko ari we rugero rwacu rwiza rutagereranywa rwo kumvira Imana Data, dusohoza agakiza mu gukura, dukurira mu mwuka kugeza ku rugero rushyitse rwa Kristo, kuko ari we tureberaho, kuko ari we cyitegererezo cyacu. Haleluya. Agakiza rero ni nk'urugendo rukomeza tujya imbere tugana mu ijuru. Uwizera wese akarugiramo uruhare mu gukomeza kwihangana, kwicisha bugufi. Muri ibyo byose tudashakira agakiza mu mirimo myiza. Ntabwo imirimo myiza iduha agakiza, ahubwo ukijijwe, uwizeye wese akora imirimo myiza, kuko agakiza tubona kwizera kwacu gutuma dukora imirimo myiza. Ariko ntabwo imirimo myiza ari iduha agakiza. Oya, agakiza tukaheshwa no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Ngo nuko rero abo nkunda nk'uko iteka ryose mwajyaga mwumvira uretse igihe mpari gusa. Igihe Pawulo yavuga hari n'ibyo ashaka kuvuga, ntabwo twumvira kuko turi kumwe na Yesu Kristo gusa, cyangwa hari abandi bakozi b'Imana turi kumwe nabo gusa, ahubwo niyo tutari kumwe nabo tugomba kumvira icyo Imana itubwiye, kugira ngo agakiza dusoze ibyo agakiza kacu kadutegeka gukora, kandi tukabikora dutinya, duhinda umushitsi. Kuvuga ngo dukorera umwami wacu kuruta uko twakorera ijisho ry'abantu. Muri icyo gihe tugomba kugira intego yo kwakira ubuntu bw'Imana, kuko ari bwo buduha gukorera Imana dushiritse ubute. Abo rero Imana ikunda, tugomba kumenya uko tugomba gukorera umwami wacu dushiritse ubute. Umurimo wose twaba dukora, uwo ari wo wose, dukora dutinya kandi duhinda umushyitsi, nk'aho dukorera umwami wacu Yesu Kristo. Ngo kuko Imana ariyo ibatera gukunda no gukora ibyo yishimira. Hano turabona yuko tugomba gutunganirizwa rwose muri Yesu Kristo, kugira ngo dushobore gukora iby'Imana ishaka, kuko ngo icyo ari cyo gituma dukora cyane, dukorana umwete nk'uko imbaraga ze zidukoreramo. Haleluya. Uwiteka rero aduha ubuntu bwe kugira ngo dushobore gukora ibyo adushakaho. Yesu rero ni urugero rwo gukomatanya umwete wacu wa kimuntu no gufashwa n'Imana. Urwo ni urugero rwiza. Iyo dukorera Imana tugomba kumenya ko tugomba gushyiraho umwete wacu wose, tugomba gukoresha imbaraga zacu zose, tugakomatanya umwete wacu wa kimuntu ndetse n'uwo gufashwa n'Imana, duheshwa n'ubuntu bwayo, duheshwa n'imbaraga zayo zidukoreramo. Haleluya. Imana rero ibyo niko ishaka ko dusohoza agakiza kacu muri Yesu Kristo, ko tugomba gukorana umwete nk'uko imbaraga zidukoreramo cyane. Haleluya. Uwiteka rero agakiza kacu dukomeze kuba abizerwa, dukomeze kuba intangarugero, dutunganirizwa, dufite gutunganwa muri Yesu Kristo, ari ukwezwa no gukora ibishimishije Imana. Ngo ibyo twibwira byose, ibishimwa byose, ibyo byose tukaba ari byo dukora kugira ngo umwami wacu ahabwe icyubahiro.
Uwiteka rero abane natwe kugira ngo dushobore kuzuza neza umurimo Imana iduha gukora tukiri muri uyu mubiri hano ku isi, kugira ngo iduhe gukomeza kuyikunda, kandi uyikunda arayikorera. Uwiteka abane namwe ibihe byose. Amen, amen, amen.